ubundi KESSY ko barakumbwira ko waretse kunywa ibiyobyabwenge waje kwisubiraho. Kabahi ikoye ko mbona nta kintu ndi kubona hangahara ntago turi buryo uyu munsi. Wabwiye nshere cyawe kazi kagutekera se niba barayihaye uburiri igikone irakibujijwe. Ugize ngo iki? Ariko Kabahi ubu ninge nawe ndetse na konsesi uriya uhora ugushyiramo urugambo. Uranyumva neza? Heba monza naho ibintu ngo byo burenganire. Ariko wararamutse nta nubwo uzongera gushaka umukozi. Ndeka mwana mama. Burya koko mujori barwariraye. Nta utinya ishyamba gusa. Ahubwo yutinya icyo yahuriyemo nacyo. Ariko nawe ndaguhaza amaganya nkayeremeye buri munsi ku wa mbere niyo ntero niyo nikizo muri urugo. Umva nkubwira ikintu kimwe. Ibyakujujubije by'ubuhesi bw'umugabo wawe humura ntabwo uzongera kubyumva. Uzabigenza ute se? Ko jyewe numva maze kunanirwa. Shigaje guhitamo kugenda cyangwa kwiyahura. Ariko urasetsa koko. Wiyahuzwa n'iki? Nuko umugabo wawe yakunaniye. Tuza bindekere. Kandi ugabanye bya bintu byawe by'impuhwe za buri kanya za kuri buri muntu wese uca bugufi. Umugabo wawe nzamuhangayikisha azumirwa. Icyo ngusaba no kutazivanga mu mipango yanjye afite. Mana yanjye. Ariko none urajya ngo azanyica. Akwicira ikize? Rega humura. Ntacyo nzamutwara. Ariko azamenya uwo ndiwe. Si uyu munsi sejo, ariko azamenya uwo Nadine ari we. Subira iyo uvuye Kabahi, subira uvuye ndabizi uvuye ku ngambanira. Urumva? Erega uraza weteta. Urandeba ikize subirayo. Ibeshyurenga hangaha nguranyinjirira mu rugo. Ariko ni gute umbuza kwinjira mu rugo rwanjye twarasezeranye ntari umugore w'ihabara. Erega niyo byababye. Wakagombye kunyubahira bari abana twabyaranye. Ukareka kusuzuguza ndaya zo kagereza. Ngwindaya. Uvuze ngo ukimada ndagira ngo nkubwire ngo icyo waje ushaka hano natwe nicyo dukeneye nundi munsi. Soko se jyata. Yanze nkwereke ngwane nawe. Umva urukira mukasi rugatwara nyuko. Akebungirira muri ko nawe uzagera ubwo. Ariko rero uranandenganya. Urumva gusendwa kwawe nta ruhare nabigizemo ubibaza umugabo wawe. Ndaje tubonane. Ariko tubonana iki? Ubu rero bamaze kukuronga mu mutwe none uraje nguje guhangana. Urumva? Ariko ndaje ndebe noneho hagati yanjye nawe imbwa ninde umugabo ninde. Ako Dudu, kubera iki wanzanye kwa muganga? Hari ibyo nari nagusabye. KESSY agomba kubikora. Kubera ko nawe udakeneye kubaho ngiye nkeneye kubaho. Ikindi kandi ntabwo nakomeza kurebera wanduza abantu. Kuko nabo bakeneye kubaho rega KESSY. Ako Dudu, kubera iki ushaka kunyinjira mu buzima koko? Urashaka kunsebya no kuneza rubanda koko? Wesha bitekereza gutyo. Humura. Niyo mpamvu nakuzanye hano ku nshuti yanjye. Kuko Dr. Claude ntabwo yaduteza abantu pe. Ikindi kandi uziko nakuzanye umeze. Wari wahwereye kubera waramwe bya bitabe byawe. Ese unakomeza nkarebera. Gusa iyo uza gupfira mu nzu bari kuzambaza icyakwishe. Mpamvu nakuzanye hano. Rekeraho Dudu. Njye nta sezerano mfitanye n'urupfu.
Umva KESSY, ntabwo abapfa bose baba babiteguye cyangwa babishaka. Urumva neza? Bravo. Vita de tu. Ciao. KESSY. Ndabona umaze kumera neza. Gusa ngo ejo wari uducitse neza. Gusa ukeneye kwiyitaho rero kuko maze kugaragara ko umubiri wawe umaze kugira abasirikare bake cyane. Rero urasabwa kwiyitaho kandi ugakurikiza inama tuguha nk'abaganga kugira ngo urusheho kumera neza. Nanone kuko bimaze kugaragara nuko biri mu bintu biri kuguca intege, ibintu by'ibiyobyabwenge unywa ufata bimaze guca intege umubiri wawe cyane, kandi ugakurikiza inama z'abaganga tuguha, sibyo? Gusa ibisubizo vuba aha ngaha biraba bibonetse, kandi tuzakomeza nyine tukube hafi. Nanje kureba gusa uko umeze, ndebe nuko nyine leta yawe imeze, ariko ndabona biruta ubushize. Baturaga b'umudugudu baherera bandi. Ejo mu gitondo hari gahunda yo gukingiza abana bafite imyaka 5 kumanura. Mugomba kwitabira iyo nama ku kigo nderabuzima cya herera bandi. Iyo gahunda rwose mugomba kuyitabira. Ariko se Nyakagabo, ni amahoro? Ni amahoro. Ahubwo we ni amahoro. Wumvishe ko hari gahunda yo gukingiza abana bafite imyaka 5 kumanura. Urumva ko nawe iyo gahunda irakureba n'abana banyu. Aya. Ntabwo indeba. Ni bikira. Shikise. Ariko wowe ubundi uzabyara ryari wa muhungu? Sindabona ubushobozi bwo gutunga umugore papa. Kubyara se bisaba ubushobozi. Yewe simfite imyumvire imwe nkawe rwose. Sinshobora kuzabyara abana batafite indezo. Urumva nkazabura ikibatunga nkabura minerval, urumva bakagwengera kubera ubuzima bubi. Iyo myumvire ntago nyifite imeze nk'iyo yawe. Bona abadayimoni bakuzuye. Ibi ni bikira. Kane komereze njye mwivuga butumwa. Baturaga mu mudugudu baherera abana. Ceceka se twakumvise reka gusakuriza abana. Ariko uzi kugira amafuti yamwe nacumbetse. Numvishe ko rwose nanone yazanye umugore mu rugo rwe, hamwe n'akabahira. Kandi wasanga ari ubwa buhanuzi bwa bw'amafuti bupfuye wamuhanuriye. Ceceka. Handi wumva nabi. Yumva nabi gute se? Ariko se banzumbwira. Ngiye kutarampanurira se ngo nyumve. Wowe nta kintu naguhanurira ko uzapfa nabi uri ingegera. Abo se wose ukazafurikira. Ukazafura iki? Wa mahero. Ibeshe ukopore nitehurangiza kakandi. Ese uranziza ikibundi wowe? Uzongera kwishyarutsa kuri Pastor Tom. Windi Uzambona uwo ndiwe. Pastor Tom n'umugabo wawe se ni inshuti yawe cyane ihabara ryawe. Umva nkubwire. Nizere ko ntongera gusubira mu byo navuze. Ariko simbashije gusobanukirwa aho ngaho. Ushaka kubanyibishyeho. Urujya kwica imbwa rurabanza rukayizira amazuru.
uzongera kwishyanwa kuri Pastor Tom no kunyura inzira yanyuzemo. Inzira yawe izaba ibaye urupfu. Dudu hadi kwita Dudu. Ukomeze wihangane ndabona ntabwo ibipimo ari bibi cyane. Alo? Birakomeye. Kesi yongera ngo bya bintu bye. None arangije kubita hasi none ubu ngubu namujyanye ku ivuriro. Yego ubu ngubu ari mu cyumba bamushyizemo serumu. Arasinziriye. Turangaye iwanyu nyine. Naguhamagaye numva telefone yawe ntuyifata. Simbizi nyine. Nashaka kubikumenyesha. Sawa urakoze kandi ubanguke. Tom, kuki neza indaya zawe? Ni iki nagukoreye kujya twarangizanya gutya? Mbwira bimeze gute byagenze bidako banza utuze. Uza ntuzi iki se? Iriya ndayeje gute mu buzima bwanjye? Si byagenze bite basi wakwicaye se nibura. Ndarambiwe. Narakwihanganiye, naragwishiriye. Aho bigeze ndarushye. Urabona ngo iriya ndayiraza ikamvugira iwanjye nasoni. Mbese mbwira nyine bimeze gute? Ndakubaza. Uriya mukobwa dusanganye mupanga iki? Mupfana iki se? So urebye nyine uramukobwa. Wibica ku ruhande. Mupfana iki? Tuza maribora tuza nkubwire. Ndumva ibintu byamaze gufata indi ntera. Uriya mukobwa wadusanze turi kumwe nta kindi kinashinzwe ni mubyara umugore wanjye. Urumva ko batangiye kugenda batugenzura buri kanya ku kintu cyose dukoze. Kuba mubyara madamu wawe se bivuze kuza kumvugira iwanjye? Kuki utategereje ngo azamfatire iwawe? Maribora tuza rwose shyira umutima hamwe. Ukumva wowe uri kwanga kumbwira kandi cyose turagifatanije. Nusumva biri bigende bite? Urabona ngo karaza kakankubitira iwanjye nta soni. Kakansebye kakanyita indaya. Nta kindi yakoze. Ubu noneho ya my warning. Ubu takazanyica. Ariko bimeze ihangane no kuri kose. Mariwo ihangane. Gusa ngiye kubikurikirana kandi ngiye gukora buri kimwe cyose byose biraza kujya ku murongo. Ciceke ihangane rwose sibyo? Ihangane. Ntabwo bizongera. Gerageza uturuke sibyo? Yanagura amarira.